nakuze ndiga rero nyuma nza guhura n'ibibazo byo kutumva no kutavuga. Niko gutuma utwenjya mu karere ka Kayonza. Grace amakuru Amakuru ni meza. Ndabona wishimye cyane. Ibyishimo byo ntabwo byawe. Mbanje kugusuhuza wowe udahwema kutwereka kudukurikiye kuri Tambuka TV. Wowe uri hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abadiaspora muri rusange tubanje kubasuhuza. Nibisanzwe rero kuri Tambuka TV tugenda tubazanira abatumirwa batandukanye kandi bafite n'impano zitandukanye, ariko uyu munsi tubazaniye undi mutumirwa mwiza tugiye kugirana ikiganiro. Mbere yuko rero dukomeza reka atangira twibwira. Nitwira dukunda Grace. Grace amakuru Amakuru ni meza. Grace rero uyu mubona afite umwana, ngira ngo namwe hari mu dukurikiye kuri Tambuka TV muri kubibona, ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, uyu Grace hari abenshi bafite uko bamuzi, ariko uyu munsi ni ishimwe rikomeye kuba tubona Grace hano kuri Tambuka TV avuga n'ubuhamya bukomeye cyane. Grace, ngira ngo tangira mu by'ukuri usuhuze abakunzi batambuka TV. Ndabashuhuje cyane kandi ndabashimiye kuba mundeba kandi munkurikiye. Alice, ngira ngo ufite amateka yihariye, hari ubuzima bayemo butakoroheye, benshi bari bamaze igihe kinini batakubona kuko wakunze kuba mu karere ka Kayonza, ni naho twagusanze. Kandi nibutsa abadukurikiye Grace na wundi bari gukorana ikiganiro ni Cap umunyamakuru wa Tambuka TV. Grace, dusangize muri make ubuzima wabayemo. Ubuzima nabayemo rero nakuriye mu karere ka Rwamagana. Nakuze ndiga rero nyuma nza guhura n'ibibazo byo kutumva no kutavuga. Niko gutuma utwenjya mu karere ka Kayonza. Rero nagiye mbona nyine nari imeze nk'umusazi muri make, nagendaga ndya ibyo mbonye, nyine wabaga yampaye ibiceri nibyo byanongaga, ariko nyine kubw'amahirwe mu karere ka Kayonza hose bazi ngo ndi kiragi. Uko rero byagenze nabwo rero naje kugenda kwa kundi nyine ubona ngo uyu ni umugira neza, ubwo nyine sinumvaga nanavuga. Alice, mbere yuko dukomeza udusangiza ku mateka yawe, utubwiye ko wagarukiye mu kangahe? Mu wa kane primaire. Mu wa kane primaire. Niyihe mpamvu yabayeho igatuma ucikirisha amashuri yawe ntubashe kuyakomeza? Nubwo burwayi bwo kutumva no kutavuga. Ni ukuvuga ngo ugeze mu mwaka wa kane uburwayi wagiye kumva burizana, ntiwabasha kuvuga ndetse ntiwabasha no kumva. Icyo gihe na mama wanjye yaje guhura n'uburwayi bwo mu mutwe. Na mama wawe ubwo muri uko guhura n'icyo kibazo nawe aza guhura n'icyo kibazo? We byamubayeho mbere. None ikibazo nibaza muri icyo gihe cyo kwiga, ni iyihe mpamvu? Warabanje urarwara? Oya, nta nubwo nigize indwara ngo ndembe, sinzi nanjye uko byaje, ariko ubwo ku karere banjyanaga kwa muganga. Aho turi buhagere, ngira ngo mbere yuko tuganira amateka yawe yambwiyeho, kandi ni n'ishimwe rikomeye, ni n'igitangaza. ngira ngo abantu benshi kuri Tambuka TV bazakurikira ubuhamya bazumva kugira neza kw'Imana. Ahubwo wenda reka tugaruke mu ishuri. Wiga ku ishuri byari bimeze bite? Mu buzima busanzwe bwo ku ishuri? Yego. Narigaga nyine nta kintu nari nzi, n'abarimu barankundaga, ariko nyine uretse ko ibyago nyine bitabwira umugenzi. Yego.
mbona nyine muri n'icyo kibazo mba mu ishuri. ariko ni ukuvuga ngo donko utarahura n'icyo kibazo mu ishuri warabitsindaga rwose, ntabwo najyaga ndenga mu ba gatanu. Grace rero ubwo uburwayi bwaje kugufata ugeze mu gihembwe cya mbere, mu gihembwe cya nibwo nari niyimukiyemo. wari wimukiye mu mwaka wa 4? Hari hashize nk'icyumweru. uburwayi burizana. Ati waje kwisanga rero ni gute byaje kurangira wisanze mu karere ka Kayonza? Kuko abantu benshi uyu Grace mubona kuri Tambuka TV bamuzi mu karere ka Kayonza, bamufata nk'umuntu wari ufite uburwayi bwo mu mutwe. Ngira ngo nkoresheje icyo kinyarwanda muri icyo gihe ntago naba mbeshye, kuko ngira ngo nza kukureba mfata urugendo rurerure n'ubundi ngusanga mu karere ka Kayonza ahantu henshi twanyuze nabonaga bagutangariye, bo batunguye, nabonaga babifata nyine bari bazi ko ndi ikiragi. Twamaranye imyaka ine nyine mfite ubwo. Tubwira ubuzima wari ubayeho mu buzima bumeze gute ukimara kugera muri Kayonza? Mama wawe ugize gutyo ufatwe n'ubwo burwayi bwo kutumva no kutavuga, na mama wawe ahise agira ikibazo cy'ubundi burwayi, byahise bigenda bite? Nyine ibyo gihe mara kubibona ubuzima bwaranshanze, sinzi nyine ukuntu nyine nanjye nafashe inzira ngenda nzerera mu muhanda, no mu karere ka Kayonza nta nubwo nari mazi. Ngiye kubona mbona ndahageze, ntangira kuhaba nyine kubera abantu baho bankundaga, kandi nyine nari nasize mama afite icyo kibazo, yirirwa zerera afite ikibazo cyo mu mutwe. Ndahaguma nkajya ndara hanze, nyine nabona nariye saa sita na nijoro nabonye uwo bima, bwakira nkajya nko mu bikoni by'abantu nkararamo. Ukarara mu bikoni? Nkaba muri ubwo buzima. Ngira ngo nanjye hari nkurikije uko abantu bagiye batanga ubuhamya ku buzima bwawe, n'uwakona uyu munsi ni ikintu gikomeye cyane. None muri ubwo buzima ntabwo wahuraga n'abantu ngo babe bakugirira nabi? Nyine barabigeragezaga pe. Hari n'igihe navugaga ngo ngiye kurara muri iki gikoni, nyine nkabona nk'umuntu aje yasinze ambwira ibintu by'imico mibi, kuko nisasiraga umufuka nyine narawuteruraga nkavuga ngo reka ndebe ahandi. Nubwo buzima nabayemo. Marine zo mu mujyi nazo zinzengereza, ariko nyine nanjye nkihagararaho kugira ngo mbashe kwirinda. None se ni gute wabashaga kubigenza gute? Kuko byanga bikunda no kugira usaba umuntu icyo kurya cyangwa ngo aguhe ubufasha, urumva ufite icyo kibazo cyo kutavuga, wabyitwaragamo gute kugira ngo ubashe kubera nize nifashishaga ikaramu, umuntu nkamwandikira nkamubwira ibyo nyine nawe akansubiza, bamwe tukaganira dukoresheje ikayi n'ikaramu. Uyu munsi wa none hari abantu badashobora kumva ko rwose, hari abantu ngira ngo bari kubona hano Grace kuri Tambuka TV bashobora kumva ko byari ibintu bitoroshye, ariko mu by'ukuri ubuzima wabayemo burakomeye. Ubwo ukomeza kuba muri urwo rugendo rw'ubuzima bugoye, icyo ntacyo kwambara ufite? Ntacyo. None se ikibazo nibaza uyu munsi wa none, iyo ufashe nka mikoro ukabasha kuvuga, muri wowe uba umeze ute? Ubu ngubu none ubwa mbere ibi ngibi nibwo bimbayeho. Numvishije ari ibintu bidasanzwe nkiyifata mu ntoki, numvishije nyine bindenze. Ubaye muri ubwo buzima, bugoranye. Uyu munsi turi kukubona kuri mikoro za Tambuka TV, uri umubyeyi warabyaye, naho ngira ngo dusangize muri urwo rugendo kugira ngo ugire umwana. Ngira ngo n'amateka no kuba dukurikiye kuri Tambuka TV, ndashaka kwa se Grace afite umugabo, bimeze bite? Kuko urumva iyo umuntu agiye aba muri ubwo buzima bukomeye, byanga bikunda bafite amateka yihariye. Kuntu nyine uyu mwana namubonye, ni kwa kundi nyine uvuga ati reka njye muri rwa rugo wenda barampa ubufasha. Najyaga njyewe nyine umumama wabo nkavuga ati ni umumama ugira umutima mwiza, akampa ibyo kurya.
umunsi umwe rero njyayo mbona y'umukozi nyirabuja amuga ati genda uzanire ikiragi ibiryo ndarya maze kurya ndagenda. Umunsi wa kabiri nyine nagarutse nyine urareba abahungu b'iki gihe nyine bafite uburyo bafatirana umuntu akisanga yakoze ikosa. Ubwo nyine yari umukozi wiwe bigenda gutyo ndagenda nkajya niyumvamo ko nwite ariko nkaba ati se ndahera he mbimubwira. Nagera ku gipangu cy'iwabo ubwoba bukanyica ngasubirayo kubw'ibyago nyine nsubiyeyo mbona bahamanitse igipapuro kivuga ngo aha harakodeshwa nyine mitamenya ko bimutse. we yari ari mu kigero kingana gutigereranyije? Yari afite imyaka 21. Yari afite icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? 16 ariko ubu mfite 17. Ubu ufite 17. Naho hantu yakoreraga kugeza ubu ntahoze? Nuko ngo wari aho yakoreragaho ndahazi ariko nyine ntago bakihaba. Barimutse. Nyina waragenda. Ubwo mu yandi magambo yagufashe ku ngufu? Nyine nta bufasha sinabashaga gusakuza ngo wenda ndatabaza no kumuhakanira byarananiye. Noneho kubera nani karamu cyo gihe nari nitwaje imbere ko mwandikira ngo mbimubwire ko nabishaka. Ubwo nurumva ni ibintu bita ni situation itari yoroshye mu by'ukuri. Nuko mu gihe gito cyane bumvishe ko wamaze utwite kandi none wari uri no mu rugo. None byaje kugenda gute ubuzima mbwira ubuzima wabayemo aho ngaho uratwite ufite kuba utavuga ndetse no kutumva? Numvaga agahinda kenda kuzanyica aho nakataga hose nyine abo twajyaga tuganira baranyandikiraga baturatwite bikancanga nyine nkumva isi nyikaragiyeho nkaba mu muhanda rimwe nkanahinduranya aho ndara nyine nacunganwaga nuko aho ndara batabimenye nkagenda ndara aho hose mu bikoni nkisasira umufuka nkaryama bwacya mu gitondo. Muri bwa buzima n'ubundi wari urimo ndabize kenshi iyo umuntu atwite abakeneye byinshi bimufasha ubwo buzima kweri. Nibura hari abantu bakubonaga nibura muri igihe gitwite bakaba babona ko wenda mu kibazo wari ufite hiyongeyemo ikindi bakaba bakugirira impuhwe? Hari abazigiraga ariko nabo hari n'abambwiraga nabi ngo ni ngiye wabishakaga nyine bakambwira ibintu bituma nkomereka cyane. Nyuma yaho rero mbere yuko Imana ikora ibitangaza ukavuga ngira ngo wenda uranadusangiza ku rugendo waje umwana yaje kuvuka byaratunganye maze kuvuga cyane n'ubundi already wabyaye ugifite cya kibazo cyo kutumva ndetse no wabyaye warakize. Noneho kugira ngo dusangize ku rugendo byaje kugenda bite uyu munsi? Ngira ngo nabikubwiye tuza gukora iki kiganiro ndetse ni n'abakunzi batambuka TV badukurikira muri bamwe badukurikira bifuje ko badusangiza ubu buhamya bakavuga ati ni ibintu bidasanzwe ndetse hari abashobora kubyumva wenda nk'ibi by'amaca n'abantu basigaye bagenda bagafata inkuru bagashyira inkuru babonye ariko wowe ni igitangaza cyabayeho. Byaje kugenda bite? Nk'ibisanzwe nk'uko najyaga nyine nzerera muri uyu mujyi wa Kayonza nagendaga nzerera ariko nyine sinzi ukuntu nakase ahantu ku mumama ukunda kuba uri muri ofisi. Iyo ofisi yahaganaye hano ruguru kuri Transparence aho twanyuze kuri uyu muhanda werekeza i Kigali. Yego. Mfata ikaramu akajya mbaza uburyo banteye inda nkamusobanurira kubw'amahirwe nyine ahamagara ku karere abayobozi wacu kavatse ko ku mama ari umurwayi wo mu mutwe ubu ndahaguma kuko mbigirene kana na papa ufite yaradutaye ajya Uganda. Ni ukuvuga ngo ni wabanaga na mama gusa na papa wanyu yari yarabataye yarigiriye Uganda? Yagiye mfite imyaka 3 ako n'ubu ntago yigize agaruka. Yego. Uwo mu mama uramwandikiye arabisoma? Nuko arabisoma nyine niko guhamagara ku karere bankira mu modoka banzenguruka naho twabaga mu karere ka Rwamagana dusanga mama yagiye kera atakihaba
baragaruka bandaza nyine bandaza ku karere ku kahe karere ka Kayonza. ku karere ka Kayonza. Buracya bahita banjyana nyine ku bitaro byitwa Rwinkwavu. Ngenda ndara ahantu nyine abagore batwite baba bari, ndaharara bakajya banzanira ibyo kurya ko nyine igihe cyo kubyara cyari kitaragera. Yego. Noneho birangiye ngiye ko nabona banyumuye mu nzu yitwa Isange One Stop Center. Ariko rwose rasobanutse ngo yakira aba bana ngo abakora ibihohoterwa. Ndagenda nyemamo bakajya banyitaho. Noneho kubw'Imana nyine banshakira umuganga. Uwo muganga nawe yitwa Tanazi, nawe ndamushimira. Aramvura ndakira. Ubwo uri kuvuzwa ariko n'akarere ka Kayonza niko kagukurikirana, tugashimire cyane. Ngira ngo abayobozi ba Kayonza nabo nkurikije ko ubuhamya bwawe nabwumvisheje, reka mbashimire cyane. Nuko ndakira ariko nyine ngumya kubaho aho hantu. Umve noneho ukuntu Imana ikora ibitangaza. Igihe cyo kubyara cyarageze, Imana inkorera igitangaza natekerezaga. Narahize mama naramubuze, maze iminsi 2 mbyaye ndyamye mu bitaro. Sinzi ukuntu nubuye amaso ngiye kumva numva ijwi rimpamagara ngo Grace. Ngo Grace? Ndebye mbona ni mama wanjye. Imana ishimwe n'ukuri. Mama wawe wese yahamenye gute kuri kwa muganga? Nyine noneho aza yaranakize. Yarakize nawe. Igitangaza gikomeye cyane. Bari gushaka aho nzaba barahabuze. Ndamubaza nti mama byagenze biti? Arambwira ati baransengeye ndakira, atubundi muzima. None se ahangaha ndi wahamenye uti? Aravuga ati naje kumenya kuba muri uyu mujyi wa Kayonza nzanyoboza niko kugera ku badase. Barambwira ati twamujyanye ku karere. Kanza ndakureba. Icyo gihe mbwira, kandi nabwo uracyafite cya kibazo cyo kuba utari kuvuga no kumva, ariko uko kanya ngira ngo wahise ubyukura namuhobera. Naramuhubiye, ibyishimo birandinga. Numvishe nyine ntazi ukuntu mbaye, ngira ngo ndarota, ntekereza ko ndota, umva nyine birandinga. Muri icyo gihe wumva n'ibyishimo mama akugezeho yari ameze ati nk'umuntu wari ufite icyo kibazo. Iyo umuntu afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, akenshi nabo hari ubuzima babaye matishimiye. Ntabwo bwari bwiza. Yaje asate muri ako kanya mama. Ntabwo bwari bwiza. Byagaragara nyine ko nta sabune afite, nyine byagaragara ko nta kuntu nyine yifite. Banza Grace, banza ufate kicyo kunywa. Banze ufate akantu, uvuze umwanya munini. Nishimwe rikomeye cyane. Nishimwe rikomeye cyane kandi rwose burya igihe kigeze Imana ikora ibikomeye. Mama uramusuhuje? Ndamusuhuza. Noneho bari abagira neza bo ku karere ndabashimira. Banjyanye mu nzu nziza yitwa Isange. Yari irimo intebe nziza. Aba bayobozi ba Kayonza. Yari irimo intebe nziza, ibitanda, dushe nziza, umva bagashyiramo na filimi. Nkajya ndeba, bakajya banzanira igikoma saa sita nimugoroba. Byari byarandenze nyine nanavuga narakize, bagumya kunyitaho. Ariko Grace, tutarakomeza, hari ikintu cyankoze ku mutima. Mu by'ukuri hari abantu bakunda kubona abana bari ku muhanda, cyangwa n'abantu bafite ibibazo runaka, bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko mu by'ukuri ngira ngo mbabwire, ushobora kuba ufite ikibazo cyo kuba utavuga cyangwa utumva, ariko muri wowe harimo izindi mpano ufite. Murumva no mu kintu cyagutabaye nuko wari warageze mu ishuri ukabasha kwandika, ukamenya kwandika no gusoma. Mbere yuko dukomeza, dukomereza urugendo rw'ukuntu waje gukira, uwo mumama muracyamwibuka? Ndamwibuka rwose, ntabwo namwibagirwa. Naho atuye uramuzi? Akorera hari wenda hakutuye ntabwo namenya, ariko ahakorera. Ariko n'amazina yarazi? Amazina ni Jeannette. Okay, reka nawe tumushimire kuri mikoro za Tambuka TV yako yabaye intwari, kandi nawe tuzamusura. Narumva ko yabaye umubyeyi mwiza. Nuko urakomeje, uri mu bitaro, mama yarahagumye, murabanye? Oya, wenyine base bambwira ati ubusubiyeyo tubanze tumwiteho, abanza akire nyine akomere ubone kumujyana. Ubwo nyine ngumya mbaho ngaho, umwana nawe nyine tugahorana isuku. Nyine nanjye nakireba nkavuga ati ndi umuzungu, nyine bikandenga. Nicyo igihe kiragera nyine mama aza kunyenda,
badutwara mu modoka batugeza mu rugo ngenda mvuga nicyo gihe rero ariko rero tugeraho ukuntu waje kuvuga ni imiti urahageze ariko hari ahantu utarutse kugira ngo uvuge byaje kugenda kuko abantu benshi kubona uvuga numva ari ikintu tutahita tuvuga ngo wahise mama araza barakohereza ese hari ubuvuzi babayeho bagushakira imiti ni imiti baguhaye iyi gusa ntabwo ari ibinini uretse ko nyine ni sinzi ukuntu nayivuga ariko nyine ni nk'amazi barayaguha iyo miti wayifashe mu gihe kingana iki nta n'igihe kinini byamaze ni iminsi 3 ariko birumvikana ko wenda muri iki gihe iyo miti byanga bikunda abaganga barakugezeho babona yuko ikibazo ufite wenda basuzumye abana ko ushobora baramutse bakwitayeho ushobora gukira noneho tubwire muri ako kanya wagiye kugira ngo wumve ko uvuze byagenze bite njye sinabyizeraga umva ntabwo no kwitsamura ijwi rigasohoka nyine ntabwo najyaga nitsamura najyaga kwitsamura umwuka nkawumira sinzi ukuntu byagendaga nyine kugira noneho wumve uvuze wumvishe bimeze bite narabyutse nk'ibisanzwe tuba ngo reka njye koga ako nkumva nahindutse noneho kubera nakundaga no kureba filimi nakundaga kureba filimi ariko nyine ntazumva kuzumva byarananiye numva no kumva birakunda nisanga nyine ndi kuvuga ariko mbanze kwibaza niba ibyo numva ari byo manuka mu bitaro nyine numva byandenze mpita mpamagara umuganga umva kuvuga byakunze mu masaa 6 gutyo mu masaa 6 ariko buriya iyo umuntu afite kiriya kibazo cyo mu masaa 6 z'ijoro gutyo mbwira umuntu buriya uba ari kwiyumva gute iyo ufite ikibazo cyo kutumva no kutavuga kugira ngo noneho tubigereranye n'igihe wari umaze kuba Imana muri icyo gihe ni nayo yari imaze gukora igitangaza biba bimeze bite byarandenze ubwo ngira basiye n'umuntu uri kumvugira birancanga sibuni nge birancanga ngira ndabati mfite amatsiko yo kuvugana na bantu twabaga turi kumwe hari mu bitaro nyine birandenga numva gusinzira birananiye bati singira uburote bukeye ngo mu bitaro babyuke ndangije nyine mpita mfata phone mpamagara umuganga mvuga umva ndi kuvuga ngo ninde ngo Niradukunda Grace wawe ndi wavuraga umuganga arishima biramurenga umuganga nawe hageze yaratunguye nawe kumva uvuga yasanga ndi kuvuga bucya mu gitondo ndi twabaga turi kwandikirana hari mu bitaro nyine abakozi bo mu bitaro twari inshuti cyane bari abakoraga amasuku bagiye kumva babona ni mwaramutse kandi bari bazi ko nazi kuvuga none segara mbere yuko dukomeza usubira mu rugo kujya kureba mama narwo urwo rugendo turarukomeza muri cya gihe cy'uburwayi bwawe ntabo mwabanaga mwari muhuje ikibazo bari bafite ikibazo cyo kuba batavuga cyangwa batumva muri icyo gihe wari urimo muri ubwo buzima mwarageregezaga kwihuza muri ubwo buzima baye munashito warufite mwari muhuje iki kibazo wapi nyine abageragezaga kumvugisha nyine babaga bafite imico mibi ibiragi bya hariya hirya mu mujyi ngira ngo uyu munsi dukoresha abafite ikibazo cyo kutavuga mu kinyarwanda cyiza mugahura ariko ugasanga bafite imico mibi n'urugomo bicuruza bakancira amarenga ariko nyine nkavuga ntihatagira n'uwumbana nabo nyine akavuga ngo nanjye hari ababa bafite icyo kibazo bakajya no kwicuruza ubwo ngira ngo hari igihe nyine ubuzima nabo bubacanga bakavuga ati dukora iki ko tutazi kuvuga nyine bikabacanga bagahitamo nyine gukora ibyo bikorwa ariko wowe wagiraga gutyo ukihagararaho ukabyanga abantu kugira ngo mbikore nasaba ukumva wasaba kuko rwose abantu benshi barakuzi ngira ngo hari n'abadashobora kwemera ko bakubona bakumva ko uyu munsi ndanyarukira hano mu mujyi bansuza baje kureba umwana bakumva ndavuze bakikanga nyine bikabarenga bakaza numva bavuga ati yo kiragiye yarabyaye ngahita mvuga ntirega narakize nyine bikabatungura cyane ubu kumva kiriya gihe barakutaga ayo mazina ajyanye n'ikibazo wari ufite ariko uyu munsi bakakugeraho muri wowe uba wumva ufite ishimwe ringana iki birande none iyo numvishe bavuga kiragi nawe ati ntabwo nkiri kiragi hagati aho ntabwo wafashe umwanya ngo ujye no mu rusengero rwose utajye gutanga ubuhamya bukomeye
nabyo nzafata uwo mwanya mbikore. kuko urumva nibyo uri kubipanga ubwo kwa muganga akarere kamaze kubona ko ukize ariko already wakize umaze kubyara. Oya nabyaye nakize ntarabyara. Hashize nyine nakize mu kwa 11 mbyara mu kwa 12. ubwo n'itariki wakiriyeho uri kubyibuka. Noneho n'umwana rwose uba ubyaye neza kandi n'undi wabyariye aho ngaho Rwinkwavu. ubwo noneho akarere kaje kugusubiza gute mu rugo? Nyine kubera mama nyine yakoraga mu muhanda kaje kumenya nyine ko asigaye akora muri Girisco ari gukubura. Agiye kubona imodoka ati vayitora umwana wawe. Bamwinjizamo nyine ngiye kubona mbona nanone araje baradushyira mu modoka tujya mu rugo pe. Usubira mu rugo uyu munsi uri mu rugo Rwamagana. Grace uyu munsi wa none ufite umwana kandi nubwo wagwiririwe n'ibibazo bakagufatirana ukamubyara utagejeje n'igihe ariko uyu munsi ubuzima ubayeho bumeze gute? Ubuzima mbayemo wenda nubwo budakaze cyane ariko ndashima Imana. Ubu meze neza ndavuga ndaganira ndaririmba nyine ikintu cyose nshatse gukora ndagikora kubera mvugana numva. Ubundi muri wowe impano wari ufite kuva kera niziye? Impano ya mbere nyine ni ugushushanya. Kuririmba bwo sinjya mbyizera neza kuko nyine nta ubu ushobora nko gushushanya umuntu rwose ukamushushanya nk'uko nicaye n'umunyamakuru watambuka ati ukashushanya. Ibyo singiye kubeshya ngiye mfata bike nkandika nkabona nkoze umukobwa mwiza cyangwa se umuhungu ntatekereje nkabona wenda nkoze nk'umuntu nigize kubona muri filime ariko nyine nanjye bikantungura ngo uyu ni wawe ndi nabonye muri filime. Ku buryo ushobora gushushanya nta n'ahantu waba warashushanyije ngo nibura ndebe ko ufite kereka nyine muri fone niho mafite. Ariko nyereka ikire kuri kamera na niba waraba wicaye aho ngaho nta kibazo uri talented cyane. Katurebera ariko ntago biri gukunda neza ariko ngiri kurebera hano ubwo ni igitangaza. Uwo muntu ntago ari ifoto njye nubwo wenda hano kuri kamera abadukurikira atari kubibona neza. Narashushanyije nyine mpita nyifotora. Ndabona warashushanyije akana rwose kandi ndabona ari akana k'akazungu keza cyane. Ni wowe wagashushanyije? Ufite impano ikomeye. N'abageni urabashushanya. Yegereze microphone nta kibazo. Namubonye rwose. Ubutane dukorana ikiganiro uzaba warushushanyije ibihangano byinshi tubishyira no ku isoko. Kuko buriya impano yose waba ufite ishobora kukugira akamaro runaka kandi uba wumva rwose ari impano ikurimo. Na nubwo se ugishushanyo wenda ngo ubone n'umuntu baguhawe udufaranga? Nabikoraga nyine muri uyu mujyi gusa nyine nkareba umuntu nkamushushanyiriza agatavuga atakira ajya kunywa icyayi. Ugashushanya umuntu akagushimira ati jya kunywa icyayi muri cya gihe wari bagufite ibyo bibazo ukamushushanyiriza wakumva biramushimishije. Uyu munsi wa none urumva afite umwana na mama ari gukora akazi ko mu muhanda. Uhugiye mu ki turi kugufasha? Nyine kuntu nabivuga nyine ubu ngubu ntago nawe nkibyara nyine ngo mbone ibyo mugiramo. Birumvikana kandi ko kubyaye vuba. Uracyari mu rugo na mama muri twa dufaranga akuye ku muhanda akaza mukaduha uko tungana mukadusangira. Ngira ngo nzaza no kubasura mu rugo. Uyu munsi uko wiyumva urumva wagize ibibazo amashuri ucicishiriza amashuri mu by'ukuri bitaturutse ku bushake bwawe ariko uba wumva uramutse ugize nk'amahirwe wumva wakora iki mu buzima bwawe? Ngize amahirwe mba numva nyine nashinga nk'iduka agacuruza. Kwiga wumva byarakuvuyemo nibura hari ukuntu umuntu aba ari mukuru akavuga ati ngize amahirwe nkasubira nuko nyine ari uyu mwana ariko mana nanjye mba nifuza kumenya ubwenge burenze. Wumva ufite ushaka kumenya ubwenge burenze ukamenya n'icyongereza? Nagerageje uburyo nshoboye mbyigira kuri Google nubwo mfite iyi gatushe
uragenda nyine ukandika amagambo nyine y'ikinyarwanda ukavuga ati ukandika ngo wenda ukandika ati ndagushaka ati iyi ni English nyine bigahita biza uko umuntu abivuga mu cyongereza nyine ndabicokoza mpaka amenya icyongereza. ubu ni ukuvuga ngo ushobora nko kumenya gusunga asoza mu cyongereza twumve. ushobora nko gusuza umuntu mu cyongereza ngaho usuza umuntu mu cyongereza twumve. Good morning. mubaza amakuru ye. How are you? yavuze ngo ni neza uravuga ati I'm fine. kandi ibyo ntabwo wigeze ubyigira mu ishuri muri icyo gihe. ni ukuvuga ngo ni ibintu ahubwo njyewe ntabwo nigize ni ukuvuga ngo ntabwo wigeze uvuga ngo ugiye mu ishuri ubikuye mu ishuri hoya wapi naha Google. Google ubu se ni gute wumva ko Google urumva hagarikiye mu mwaka wa 4 w'amashuri ya primaire ariko ubu Google urayisobanukiye ubasha no kujya kuri Google. Garase ko numva havamo umuhanga. nuko ngo wenda nyuma yo gucuruza wumva wacuruza kubwo wenda kuva nta bushobozi buhari ngo ujye ku ishuri ariko uyu munsi wa none wumva wajya ku ntebe y'ishuri kwiga ugasoza amashuri. nkavuga icyongereza mwakivukiyemo nyine noneho ukumva umaze nko kwiga wakora nko kuyihe post wumva wakora nk'iki nakora iki nyine ikintu mba nifuza nifuza kujya nyine ndirimba na ziriya ndirimbo za Vestina na Dorcas nkagira n'akandi kazi nkora. nk'akandi kazi kora kajyanye n'iki? wenda nk'akandi kazi kora kajyanye n'iki? hari ukuntu urumva umuntu nkawe usobanutse ubasha kujya no muri Google ukavuga ngo byanga bikunda kandi uba wumva ushaka no kumenya icyongereza niyo mpamvu wumva ushaka nko kujya kuri Google. uba wumva hari utundi tuntu wakora ariko nanone ukaririmba nk'indirimbo za Dorcas ariko none ukaba ufite n'akandi kazi nyine urimo ka office kandi uba wumva ufite ubwenge rwose no mu ishuri usubiyemo wabishobora ukabitsinda. kuri birashimishije cyane kandi nta n'uwabura guha. ikindi kandi nyine ngewe iyo ndyamye mu mutwe wanjye nyine hazamo ibintu nyine ndi umuntu wimagine ibintu bikaba byavamo filimi iryoshye cyane y'inyarwanda. ni ukuvuga ngo ufite n'impano yo kumva ko ushobora no kuba wagenda ugakina filime kandi ukaba wazandika. ariko reka dushime Imana ubwakoze na biriya byanga bikunda hari ikindi kintu izakora ku buzima bwawe. none se Grace uyu munsi wa none hari abo bari abana bayibona wabonaga bafite icyo kibazo cyo kuba batavuga ukabona ubuzima wowe uyu munsi bwarahindutse. mu by'ukuri muri wowe ni iki gihita wumva kikuje muri iki gihita kiza mu ntekerezo zawe iyo utekereje ahahise nubwo uyu munsi ariko nibwo ukiri kubyara umwana n'ubuzima ntabwo navuga ko ari bwiza ariko hari Imana yabashije gukora wumva umeze ute? ndumva nishimye. ikindi nabwira abantu biriya bibazo byose muhura nabyo hari igihe bikemuka hari n'igihe Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi biriya reka nkubwize ukuri. nsa nk'ugira gutya mikoro yiyegereza gutya bakurebe aho ngaho rwose yega. iyo nahura n'iki kibazo nyine ngo banerinda ntago mba narakize bumva nyirikirage rwose kuko icyatumye bangirira impuhwe baravuze ati ntago yaba hatavuga natwite kandi atagira n'ahaba. ni Imana yabikoze. ni ukuvuga ngo ikintu gikomeye cyane Imana ishobora kwemera ko hari ikibazo kikubaho ariko hari ikindi kigiye gukemuka. ni ukuvuga ngo n'uwo mubyeyi kugira impuhwe yarebye uburyo twite abona impuhwe muri we zigenje gute ziraje niko guhita ufata niko guhita ashakisha uburyo bajya kubungabunga umwana bahita banahamvurira bahita ako kanya no gukira uburakize n'ishimwe rikomeye cyane ngira ngo harimo n'icyigisho gikomeye usibye ko nanone mu by'ukuri nta nubwo twashima n'abariya basafatirana umuntu ari mu bibazo ngo abona umuntu afite ikibazo reba ubuzima abayemo ariko uyu munsi ubonye umwana wawe uba wumva umeze ute? nyine noneho nkimara kumubyara
nyine mufashe mu ntoki naketse ko ndota ndiyumvira birandenga n'ubu iyo mubonye numva ibyishimo bindenze. ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe wenda nubwo turi kugenda tugaruka inyuma ari nako tugenda dukomeza mu kiganiro, uyu munsi wa none na papa w'umwana ntabwo yakomeje uwaguteye inda ngo anakurikirane amenye amakuru yawe cyangwa amenye niba utwite cyangwa udatwite? Nyine naje kuza mu mujyi wa Kayonza ndavuga nti byibuze reka nshaka uko mbona nomero zaho, ngira gutya ndazibona, noneho umuhamagaye ndabimubwira, ariko bamwe bakajya bangira inama ati uzaba uretse kubimubwira nyine wigira undi muntu, ariko ndavuga ati ntabwo nyine ntibyankundira mubwiza ukuri. Maje kumubwiza ukuri akajya avangazaza nkabona naza, igihe kiragera arambwira ngo boss we yamwirukanye, nkubwo ati basi vayo ntabwo ugihoze, ati ntashye iwacu Gisenyi. None se mwavuga bashaka kuvugana gute kandi icyo gihe twite utabasha kuvuga? Oya twavuga nyine ntwite ntabwo yigize mbona yaranteye ninda, ntabyo yigize abona. Byajeho nyuma waravuze warabyaye? Okay, nuko kamuhamagara. Noneho nimero se wabashije kuzikurayo? Naje nyine mbaza kubiko nyine babaga hano hirya muri uyu mujyi nabonye. Mbaza hafi yaho yakoraga nyine bati aba bantu bandi inshuti ze ntago babura nambaye, barayima barayigushakira barayiguhereza. Niko kubimubwira, ariko nyine icyambabaje nuko bitigeze bimushishikaza. Nyine mba mbona ubu ngubu yaravuze igihe ambwiye nyine ntago iyo kigeze azi amezi abiri arinze ashira atarazi, yibereye aho ngaho. Ariko Imana ikomeje kugufasha. Ubu uri kumva numara gukomera, umwana amaze gukura, wenda wumva wacuruza, ugacuruza nk'iki? Ibintu byose byakunguka, ariko ibintu byose nyine amahirwe nabona yose nacuruza, nyine nk'ibintu byo guteka, ko nyine abantu abenshi nyine bahora bashonje, umuntu yazajya ahora abona abakiriya. Ariko egera n'ikikunywa ubanze uba uvugiye umwanya munini kuri mikoro. Ariko byanga bikunda uba wumva uri umuntu ugomba kubaho ufite ikintu ukora. None dusoza ikiganiro kugira ngo tuzakomeza tuganire. Uyu munsi wa none iyo ubonye Imana yarakoze igitangaza, reka tuvuge ko ari Imana kuko yabigizemo uruhare kunyuza mu nzira iguhuza n'uriya mu mama twashimiye cyane, ku isonga ni bande ushimira? Bande nshimira? Mbere na mbere nyine ndashimira Imana. Mbere na mbere ni Imana ushimira. Ngashimira abo bayobozi bo mu karere ka Kayonza, nubwo nyine wamfashije kugira ngo akarere ka Kayonza nyine Grace. Uyu munsi wa none iyo ubonye warakize kandi umeze neza afite umwana, ni bande ushimira? Ndashimira uriya mama kuri Transparency, nkanashimira abaganga bamvuye, ndashimira nyine abo ku karere bamfashije kugira ngo uriya muganga mvure. Ikindi kandi ndashimira abagiye banyitaho igihe nabaga ndi muri uyu mujyi wa Kayonza, nagira epfo n'uruguru, nabo ndabashimira. Abakunzi batambuka TV wasaza babwira ngo iki? Nasaza mbabwira ko ikintu cya mbere baba bakwiye kwizera Imana kuko ariyo ishobora byose. Kandi n'abasaba gukanda subscribe. Bakanakanda subscribe bakareba ibindi byose biriho. Sawa, urakoze kandi ukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kurinde. Yego namwe murakoze.